Reka ngushimire kandi nongera kuguha ikaze wakomeje gukurikirana ndetse no gutega amatwi MX Empire mu buzima bwawe bwa buri munsi. So rero uyu munsi nyine twifuje kugaruka ku gice kijyanye ubumenyi bw'isi cyangwa se ubumenyi bwa tekinoloji ndetse n'ikoranabuhanga. So rero mujya mubibona kenshi mukabona amafilime nyine, tugiye kwibanda kuri filime uyu munsi, tugiye kubasangiza ubumenyi. Ushobora kuba wenda ari umukinnyi wa filime, ushobora kuba uri n'umukunzi wa filime ariko wibaza uburyo ki zikorwamo nyine ziriya filime. Mubona wenda ukabona baturikije nka White House, kamuzi ko ari inzu nyine ya presidence yari mu gihugu cya Amerika, cyangwa se na ziriya zindi zigiye zitandukanye nyine mubona, ukabona koko yaturitse kandi nyine ubona ari byo, ariko mu by'ukuri bitandukanye n'ukuri kwa nyabyo nyine, cyangwa ukaba wagenda ukayihasanga ubu ngubu. So rero biriya bintu ukuntu bikorwa, cyangwa ukabona wenda umuntu ngo baramurashe, baramutemye se bamuciyeho nk'umutwe, imodoka iraturitse n'ibindi bintu nk'ibyo byose, nyine tugiye kuberekaho ubumenyi ukuntu bigenda, mbega mu magambo make, cyangwa ikintu wasobanukirwa n'uko biriya bintu byose mubona bikorerwa ku ma green screen. So rero ushobora kuba wifuza nawe kuba wabyiga, ushobora kuba ushaka kubikora, ndetse ushobora no kuba ushaka kumenya nyine ubumenyi bukoreshwa cyangwa ibintu nyine byifashishwa hakorwa ziriya filime zimeze nka kuriya. So rero uhawe ikaze kuri MX Empire. Ndakwibutsa nanone niba utarakoze subscribe ukongera ukayikora kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu byiza nyine nk'ibi ngibi tubagezaho. So rero ukuntu bigenda nyine, hari ikintu cyitwa green screen. Green screen rero ni igitambaro cy'icyatsi, ariko si cyo gikoreshwa cyonyine, n'iby'ubururu birakoreshwa cyangwa umuhondo, ariko nyine kiri common cyangwa se igikunze nyine gukoreshwa cyane kubera ibara ryacyo. Buriya hari amabara nyine bagenderaho bitewe na scene bashaka gukora cyangwa n'ikintu bagiye gukora. Gikunze gukoreshwa cyane rero ni iki ngiki cy'icyatsi nyine, cyangwa ibizwi nka green screen. Ukuntu bigenda rero, tuvuge wenda ni urugero, turanabibereka nyine, ariko hano bagomba kubanza ugasobanukirwa ukuntu bigenda. Hari nk'ukuntu nyine ubona umuntu ari kwirukanka wenda nko hejuru y'inzu, cyangwa ari kwiruka nko hejuru ku ndege, ni urugero, ibintu nk'ibyo. Hari rero utumenyetso nyine, hari utumenyetso bagenda bakandika ahantu nyine nko mu muhanda, cyangwa tuvuge niba ari moto wenda, cyangwa urugero imodoka, bashaka gukora impanuka y'imodoka nyine. So baragenda rero bakavuga ati imodoka izaturuka ahangaha, bakashyira utumenyetso, igende ihurire n'iki kintu ahangaha, wenda igongere ahangaha, naho bakashyira utumenyetso, bakagaruka bakajya muri ya studio nyine kuri cya gitambaro cy'icyatsi twakubwiye, naho bakaba bafashe ibipimo bya wa muhanda nyine, wa muhanda bashaka kugongeshereza imodoka, bakazana bya bipimo bafashe rero kuri wa muhanda, bamara kubizana bakabishyira muri ya studio yabo, cyangwa hahandi nyine baba bashyize igitambaro cy'icyatsi. Bamara kukihashyira rero, cyangwa bamara kubihashyira nyine, bakaba batwarira ya moto wenda ari ibintu nyine biba byarabugenewe ku buryo agenda yihengeka yihengura nyine, ni ibitekinoloji byabo bakoresha, cyangwa se nawe wabikora nyine ubaye ufite ibyo byuma cyangwa ibyo bikoresho, ku buryo bazakora cya gitambaro cyangwa bazakora ya green screen, babishyira mu muhanda, cyangwa bajya nyine bahita babishyira kuri wa muhanda bafatiye ibimenyetso, ukabona neza 100% nibyo, ukabona nyine ibintu bakoze mbega ni ibyabereye aho ku muhanda. So rero reka nguhe ikaze nyine, ngira ngo mwibutse ko uramutse ukeneye ikindi kintu, cyangwa se ko tubikwigisha ibyo bintu byimbitse, ujya muri comment ugasigamo ikintu wumva utazi twagusobanurira. So rero ibisabwa ni ibihe? Usabwa kuba ufite iyo studio yawe, cyangwa se iyo green screen yawe nyine, icyo gitambaro cy'icyatsi. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba ufite imashini yo kweditingiraho, kuko tugiye kureba nyine ukuntu kiriya gitambaro cy'icyatsi bagikuraho. Icya gatatu, ugomba kuba ufite software ya master correction nyine, ubwo mbega ni correction za Adobe, cyangwa se ibamo application nyine nyinshi cyane ariko z'ama Adobe. So rero muri master correction ya application dukeneramo dukora ibintu zishobora kuba ebyiri, ariko iyo wamaze gukora green screen yarangiye iba ari imwe gusa. Application rero yitwa Adobe Premiere Pro, ishobora kuba 2015 version yose waba ufite irabikora. So rero ubwo reka twihute cyane nyine, urafungura application yawe Adobe Premiere Pro. Numara kuyifungura uza hano kuri new project rero urahita new project, kugira ngo nyine ube wabasha gutandukanya projet zawe n'ubutaha, cyangwa n'unasavinga projet yawe nyine ni izi ibiri bujyane output folder, cyangwa se n'izi ugomba kugira ute gusacingiraho projet yawe.
wenda tuyite test 1, ushaka kuyita uko ushaka bitewe n'izina ushaka nyine kuyiha. Izindi settings wenda location naho uhitamo nyine ahantu ugira ute, uhitamo ahantu ho gushyira iyo projet yawe. Iyo ushaka wahitamo rero uhita ukanda hano kuri browser, bahita bakuzanira output folder, then wowe ugacuzinga folder ushaka gushyiramo ya projet yawe, wamara kuyiselectinga na niba ari iyo ukahita uselectinga folder, ariko twebwe nyine araho iba yaragenwe kujya. So warangiza rero ugakora okay. Ubwo ibyo nakubwiye ruguru agomba kuba wamaze gukora ya video yawe nyine iri ku gitambaro cy'icyatsi, cyangwa se ibyo twita green screen mu rurimi rw'ikinyamahanga. Ikindi cya kabiri, niba wenda ari mu muhanda runaka cyangwa ari mu kirere runaka ushaka kugurukiriza indege cyangwa gushwanyuriza indege nyine kuyikoresha impanuka n'ibindi mujya mubona mu mafilime, ugomba kuba rero wafashe ibyo bipimo byo mu muhanda. Tuvuge n'urugero, wenda tugiye gufata urugero rw'imodoka, tuyikate cyangwa se mbega tuyitware nyine, tugiye guhitamo umuhanda umwe mu mihanda ya Kigali, hari ifoto turi bwifashishe tube twashyiramo imodoka nyine tubikwereke ukuntu bigenda. So rero ubwo twe nyine ntago twagiye gufata izo green screen ngo tuzesitare cyangwa tugire gute, tugiye kwifashisha nyine video zimwe na zimwe twabateguriye nka green screen nyine turi bukoresha. So iyo umaze rero gushyiramo green screen yawe nyine muri project yawe, ubwo murabibona ukuntu green screen yacu imeze. Igiye guhera ahangaha, twe niho tugiye guhera. Tukiri aha rero ngusobanurire, hano uri kubona utumikoro, hano hajya audio. Ubwo hano hashobora kujya audio nyinshi nyine bitewe n'uburyo ugenda umanura. Tuvuga urugero, iyo ushaka gushyiramo audio nyinshi ubigenza gutyo. Hano hashobora kujya audio zirenga 5 nyine kumanuka. Uri kuhabona hano nyine hari utumikoro. Hano rero hari utuntu tumeze nka eye cyangwa se twita track output, cyangwa nk'akajisho nyine wenda nk'uko ubibona. Hano hajya video, ushobora kujyaho video zirenga 3 kuzamuka nyine bitewe n'uburyo wowe ushaka kuzaranja. So rero hano hari amatools, hari tools. Ino ni move tool, ukuntu ikora nyine ni gutyo urayibona, imovinga object runaka ahantu ushaka kuyishyira ni gutya wenda. Iyi ngiyi nayo itwara ibintu byinshi cyarimwe. Hari ukuntu ushobora kuba ufite projet yuzuye ahangaha hose nyine utajya gutwara akantu kamwe ku kandi, ukahita uvuga ati wenda nshaka kongeramo akantu hano runaka, cyangwa se hari umwanya nyine ushaka kugira. So rero wifashisha ino tools, yitwa track select forward tool, cyangwa ugakanda kuri alphabet ya A kuri keyboard yawe. Ubu ibasha kuba yatwarira ibintu byose icyarimwe, ikaba yabijyana inyuma cyangwa se yabijyana imbere. Ubwo umenyaga akamaro k'ino tool. Ubwo akamaro kayo, hari igihe ushaka kongeramo utuntu hano cyangwa ushaka gukosoramo ikosa runaka, niko ugira ute, niko bigenza, ukaba wagira ute, wakururira rimwe nyine bitakugoye. Hano rero hakaba rapo cyangwa se repo edit tool. Nayo nyine yifashishwa wenda mu gusiga umwanya hagati y'ikintu n'ikindi bitewe wenda no kuhashyira agasinyare wenda uze kuhibuka, ariko iyo si ngombwa cyane nyine. Akazi no yitwa lazo tool yifashishwa mu gukataguramo uduce. Wenda hari igihe uba ufite projet wenda ikaba ifite uduce runaka nyine ushaka gusibamo wenda bitewe n'amakosa arimo, niho wifashisha rero ino tool ya lazo tool. Hakaba ino pen tool rero yo niyo tool z'ingenzi nyine nakubwira, ikora kuri audio. Urabona hano hasi haba audio, hari ukuntu wumva rero indirimbo itangiye, kongera ukumva iratangiye nyine, itangiye gahoro isizamuka. Dore ni gutya biba byagenze nyine. Uraza ugakanda start point, ukavuga ati wenda kuva aha kugera audio yanjye nshaka ko yongera, nshaka ko igabanuka. Turimo kugenda tubanyuriramo muri make. Iyi nayo ni hand tool, imovinga object, yigiza wenda ku ruhande, ariko nayo si ngombwa. Ushobora gukoresha iyi ngiyi nyine kureba tools z'ingenzi. Hano akaba type tool, niyo wifashisha wenda wandika wenda title nyine muri video yawe, urabibona. So ibi rero nibyo bintu by'ibanze nabanza kukwereka. So rero amahirwe tugize wenda nk'aka kantu kahise kajyamo mistake. Urabona ino test yacu twanditse haruguru, urabona ko test, urabona ko nyine igize ute, urabona ko itagaragara yose yihishe ruguru. So rero hano haba indi file,
haba cyangwa ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kukubwira, ugomba kuba uzi nyine kuri Premiere kugira ngo na biriya byose tugiye kwereka ruguru ubashe kuba wabifata mu mutwe cyangwa ubashe kuba wabigira icyo bimaza. Hano haba ikintu cyitwa effect control. Hari source wenda ni ya video cyangwa se n'ibintu bashyizemo, wenda niyo nabikwerekera. Hano haba project, abarimo rero bya bintu byose washyizemo. Hano hakaba media browser, naho ushobora gukura nyine andi footage yawe cyangwa se ibindi bintu ugomba gukoresha muri no projet yawe. Hakabaho icyitwa libraries, hano hakunze kuba nyine harimo ama audio. Iyo uyifite nyine Creative Cloud application ugomba kuba uyifite, ariko si ngombwa nyine, ariko nabyo ndagira ngo mbikwereke. Info rero hano ni amakuru nyine ya projet yawe. Audio yayo murabizi ko habaho amoko abiri, habaho mono na stereo, ubwo ababyumva mwese mubyumva. Video yayo bakakwereka nyine quality yayo cyangwa se resolution yayo, bakakwereka igihe ifite. Ibi byose rero ni amakuru nyine y'iyo projet yawe. Hakabamo effect rero ni zimwe nyine wa applyinga kuri video, nazo wenda ndazi kukwereka uko zikora, cyangwa wenda urugero wenda nakwereka nk'iyi ngiyi yitwa deep to black. Ni effect nyine ikunze gukoreshwa cyane. So urayiterura ukayidraginga ugifashe kuri suri yawe, ukayituyizana ukayinsatingaho. Deep to black rero ukuntu ikora ni gutya, kwa kuntu ubona ikintu gitangiye kitagaragara bikarangira kigaragaye neza. Ubwo indi maka wenda amaka rero ukuntu ikora yo ari ukuntu nyine uba ushaka wenda ukavuga ati iyi file nabyita nk'utureyazi, niba usanzwe bisobanukiwe ukavuga ati wenda layer yanjye nshaka kuyimakingaho nyine kara runaka kugira ngo nze kuhita nyimenya. Ariko ibyo nabyo nyine si ngombwa, uzajya ubisobanukirwa nyuma. Hakabaho ikindi kintu cyitwa history rero ikwereka ibintu byose wagize ute wakoreye, cyangwa se ikintu cyose nyine kuva step ya mbere kugera kuri step ya nyuma. Mbega ikwereka ishusho ngari cyangwa amakuru yose ya projet uko wagiye uyikora nyine kuva utangiye kugeza urangije. Ngibi rero ibintu ugomba kubanza kumenya aha ngaha. Ikindi wamenya hano hejuru rero habaho source, hakabaho limit scopes, hakabaho effect control, hakabaho audio clip mixer. Izi zose rero iyi ngiyi ikora kuri audio. Effect control niyo ngiye kwerekaho, ni nayo y'ingenzi ugomba kumenya. Effect control rero uyikandaho, ariko ukayikandaho nyine ari ikintu runaka ugiye gukoraho. Wenda ibi ngibi ntabwo turi bubikenere, reka tubanze tubisibe guhera aha ngaha. Yes, ndaselectinze nyine nkora delete byose. Ikintu ngiye kukwereka rero, ngiye gufata nyine imodoka nyishyire mu muhanda usanzwe, umuhanda w'i Kigali. Urihangana nyine ndagenda ngusobanura kuko harimo abenshi baba batabizi, ariko kaya wenda nkwereke nko mu gihe wanditse iri jambo ukabona ryagiye ari hejuru nta bundi buryo bwo kurijyanaho. Hano haba rero ikintu cyitwa effect control. Effect control rero niyo ikontorerwamo nyine muvuma cyangwa se uburyo ikintu kigendamo. Hano haba icyo twita position. Hari urabona iyo ufashe gutyo wenda ukagabanya imibare ujya munsi, uba urimo ujya ibumoso bwawe. Iyo ufashe gutyo rero uba urimo ujya iburyo bwawe nyine ushaka naho ufitinga screen yawe. Iyo uje hano rero kwa aka gace nabwo ukamanura, urabona ibirimo ijya hehe, birimo ijya ku ruhande nyine aho ushaka wese. Mbega ushobora gufitinga aho ushaka. Ibi byose rero ni ibintu ugomba kumenya nyine. Ino ni scale, yongera ubunini bwayo cyangwa se ikabugabanyura. So rero iyo ushaka rero ko wenda hari ukuntu ujya ubona nyine ikintu kigatangira ari kinini bikarangira ari gitoya, ubwo nabwo ndahita mbikwerekera. Ukanda hano ugafungura ino scale ukavuga ati kuva hano kugeza wenda hano ndashaka ko iza kuba yabaye nini, iri hano mu nguni iri jambo rya test. Ubwo urabibona ko already ugaplayinga nyine kugera hano iba yabaye nini. So rero nagira ngo nkwereke nyine ibijyanye na effect control. Habamo utuntu twinshi, hano habamo utuntu twinshi ndajya ngusobanuramo. Habamo uburyo title cyangwa se text igendamo, font style yazo, byose nyine biba birimo hano. Habamo cyitwa opacity, habamo cyitwa rotation, habamo cyitwa anchor point, habamo cyitwa brain mode, habamo nyine function nyinshi, nazo tuzagenda tuzigusobanurira, ariko reka turase ku ntego. Video yacu rero ngiyi twamaze kuyishyira kuri screen yacu, ngiyi yagezemo nyine. Then urabona ko ikiri kuri cya gitambaro cyacu cy'umutuku.
I mean iki cyatsi cyangwa se cyitwa green screen. Ikintu tugiye gukora rero, tugiye gukora ino green screen dutereke imodoka yacu mu muhanda. Hano rero hari ifoto yindi nyine yacu tugiye gukoresha yo mu muhanda, n'urugero wenda twifashishe iyi ngiyi niyo tugiye gukoresha. Ni uwo muhanda urabona, n'umuhanda w'Iremera nyine abantu muzi Kigali, ubu urimo uva i Remera werekeza za Kicukiro. So rero urabona ko ihise ijya hejuru rero, sibyo? Ikintu nacyo nyine ndi kubikora nitonze kugira ngo ubanze usobanukirwe. Iyo ubigenjeje gutyo rero ikahita ijya hejuru ya video, hano uraselectinga. Nakubwiye ko hano hashobora kujya video zirenze imwe cyangwa amafoto cyangwa video byose ni bimwe. Ushobora rero kuza kubizamura nyine, ushobora kubiselectinga ukabizamura kugira ngo ubone ko usiga umwanya hano munsi, mbega ubone uburyo ushyiramo ya video igomba kujya munsi. Ubu rero iyo umaze nyine gushyiraho ya background yawe ushaka gutwariraho ya modoka yawe cyangwa ya object yawe, n'urugero ubu tumaze gushyiraho background yacu, tugiye gukora rero iki gitambaro cy'icyatsi kugira ngo tubone uburyo dushyira no muhanda wacu. Igitambaro cy'icyatsi rero ari ukuntu bigenda, ushyira ni effect nyine, ari effect usacinga bimwe nakubwiraga, ari effect usacinga ukapplyinga kuri ino video yawe kugira ngo ujye gukora cya gitambaro cy'icyatsi. Effect rero uraza hano nyine muri effect, uze hano usacingemo, yitwa Ultra key. You see, dore ngiyi effect yacu tugiye kuapplyinga kuri video yacu kugira ngo tuze kugira gute, tuze gukuraho nyine ira green screen yacu, cyangwa se idufashe kuba twakuraho igitambaro cyacu nyine cy'icyatsi twakoreyeho. Ngiyi effect yitwa Ultra key. Tumaze rero kuyapplyinga kuri video yacu, ubu tugiye kugira ute, tugiye kuyikuraho. Rero bimwe nakubwiraga effect ni zino, niho nyine dukwira effect. Ikindi rero tugiye gukoresha ikintu cyiswe effect control. Bimwe nakubwiraga kare bibamo scale, position, rotation, nabwo uragenda ubona uburyo tubikoresha. So rero uhita umanuka nyine ukahita uza ahantu handitse key color. Urabona ko key color nyine nayishyizeho inshuro ebyiri, ariko ntacyo bitwaye no washyiraho inshuro imwe, gusa uhita usaka ahantu handitse key color cyangwa se Ultra key. Ultra key nyine ni effect umaze gushyiraho, bahita nayo bayikwereka muri effect control. So rero uhita uza ugakanda hano kuri kano gakaramu. Mbere yuko tugakandaho urabona gasa umukara, ariko tukimara kugaklikaho kahita wa mukara nyine urahita ubura. Then tuze duklike kuri ya green screen yacu, murabona ko ihise ivaho. Then ubwo urabona nyine ko imodoka yacu tuyitwariye mu muhanda w'Iremera. So rero tugiye kuyifitingamo neza nyine ku buryo bigaragara nkaho iri mu muhanda, itari mu kirere, cyangwa se ku buryo nyine tuyitwara neza, mbega imodoka yacu ikajya yikatira mu muhanda, cyangwa se biriya bintu byose iri gukora ikabikorera mu muhanda. So rero urabibona nyine tumaze gufitingamo. Ubwo nanone nkwibutse ko iyo ugiye kongera ingano y'ikintu cyangwa size yacyo cyangwa kwigabanya, urabanza ukagiselectinga kugira ngo utongera itariyo, cyangwa se ushaka kuba nyine uheruka kuba selectinze nkangaha ukongera ukajya ubona ntago biri kongereka, cyangwa ibaye iri munsi yindi nyine ukabona, mbega ugashiduka ibyo wakoze atari byo, ari amafuti. So rero it's better ko mbere ukongera size ubanza ukacekinga neza layer, niko nayita, ukacekinga neza layer nyine ugiye gukoreraho ibyo bintu. So rero urabona ko tumaze nyine gushyira imodoka yacu mu muhanda, urabona ko nyine irimo kugendera mu muhanda. So rero dushaka ya modoka yacu nayo twayigira nini, wenda kugira ngo igaragare neza, wenda kuva hano garayikase, wenda kugera hano, wenda dushaka kuyigira nini, hano abanza nyine ize kuba ingana n'iyi ngiyi yo hejuru. Ubwo urabona ko tugaciyemo ka kantu, dukoresheje laser tool turakata nyine. Ubwo tugiye gukora agace kamwe, tukahita tujya kuri move tool kugira ngo tubone uburyo duselectinga aka gace kacu. Rero tugiye kukongerera size, kugira ngo kabe kanini. Tugaplayinga tukacu irikase. Then kuva n'ahangaha rero sasa, ubwo nyine wowe ubyeditinga uko ubishaka, ariko ndimo kukwereka umumaro w'ingenzi ni ukukwereka ukuntu biriya bintu bikorwa. Kano tukagasiba, tugahita twigiza hano
video yacu noneho tugaplayinga. Urabona ko imodoka yacu iri mu muhanda irimo kwikaragira nyine hehe mu muhanda. So rero ubu ngewe impamvu nkoresheje ino foto niyo mbashije kwifashisha kugira ngo ubibone neza, ariko nshaka nanakuramo zoom nkayikuramo nyine nkabikwereka neza nabwo ko bishoboka nyine ko yaba yakikaragira wenda mu muhanda. Urabona inyuma yaho harimo izindi modoka inyuma kure, ariko ibi ni ibintu nyine washobora kubona muri video ukibaza se bikorwa bite cyangwa byagenze bite. Ngiyi rero step ya mbere kuntu bigenda nyine kuba wafata imodoka cyangwa nawe ubwe wabyikorera, cyangwa se ukuntu ziriya filime zikorwa nyine ukabona umuntu agurukije indege cyangwa yirutse hejuru y'indege. Nakubwiye baba bafite ibipimo bakoreraho icyo twita keyframe. Icyo ni icya mbere. Akaba azi ngo wenda kuva hano kugera hano harangana gutya, no kuva hano kugera hano harangana gutya, no kuva hano kugera hano harangana gutya. Niho rero ngiye gukoresha, akaba yabipimye akaza agafata bya bipimo nta kintu na kimwe yahinduyeho, akahita ajya muri studio cyangwa kuri ya green screen ye akabishyiraho na bya bipimo nyine. Yamara kubishyiraho akaba yafashe na background y'ahantu runaka, wenda tuvuge niba ashaka nko gutwarira nk'indege, akaba wenda mwereke nk'akandi ka video k'indege. Nanone wenda tugiye gufata urugero rw'aha ngaha, wenda ifoto imwe runaka ya tugiye gufata iyo kuri convention tuyizane nayo, ubwo tugiye nyine gukurikizaho ak'indege. Ubwo ndagira ngo zose nzikwerekere hamwe nyine ubanze ubone ko nta kintu na kimwe kigoranye. Nkwibutsa iyo foto cyangwa se icyo kirere ushobora kugenda ukagifata nyine ari free space ikirere cyawe. Wenda urugero reka nkoresha aka video kugira ngo ubibone neza, kugira ngo wenda wabasha kubibona neza. Kugira ngo wabasha kubibona neza nyine ufata video yonyine ku ruhande idafite ikintu na kimwe ivangiye cyangwa se iri free space, kugira ngo nyine ubyemere neza cyangwa bikunde neza ibintu ushaka. Ukaza wenda nk'ino shusho cyangwa se kino kirere nyine ukaza ukaba wajya ahantu hitegeye, ariko wabiherewe uburenganzira nyine buriya gufata amashusho nk'aya ngaya babisabira uburenganzira. Ukaza rero ugafata video yawe, niba ari drone iyizengurutsa, niba ari nk'indege wenda ushaka guturikiriza hejuru y'iki kirere muri filime yawe cyangwa muri video yawe, ukaza nyine ugafata neza ibipimo byawe, ariko ugafata hano hantu ari free space. Noneho ya ndege yawe ukagenda ukayikora, ukaza kuyizana ari green screen. Wenda reka tubikwereke nabyo urugero nyine kuntu bigenda, ubanza ubone ko ibintu byose biba byoroheje. Ubu iyi green screen nyine twayifashishije niyo downloadinze, kubera ko twebwe ntago twabikoreye muri studio, ariko nabyo biroroshye nyine kubikora. Ni ikintu gisabwa ni kimwe gusa, gushaka nyine studio yawe cyangwa ahantu washyira igitambaro nyine gisa icyatsi, gisa gutya nyine, cyangwa se gisa nk'iyi green screen. Wenda uramutse uhabonye igitambaro icyo ari cyo cyose wakoresha ariko gisa icyatsi nyine, ubwo tutitaye ngo ni icyatsi kibisi cyane cyangwa icyatsi kijimye, pfa kuba gisa icyatsi byakunda. So rero turaje indege yacu nyine tumaze kuyishyiramo. Urabona ko ngiyi indege yacu iri kuguruka. Nkwibutsa ko rero ushobora kwibaza ngo iyi ndege nayigurutsa gute cyangwa byagenda gute. Indege nazo buriya bakunze kuzifashisha hariya kuri scene, baba bazifite, baba banazifite nyine kenshi. Akaba yayifata rero niba ari indege akayatsa wenda hariya muri iriya studio yabo irimo nyine, cyane ko studio buriya studio ziba ari nini cyane. Ushobora gusanga studio ingana nk'ibibuga nka 5 bya football uzi birenze hano mu Rwanda cyangwa no ku isi. Studio nyine aba ari nini cyane, biterwa na nyirayo cyangwa biterwa na scene agiye gukiniramo. Akaba yafata ndege yiwe rero akayizamura, sibyo? Bakaba bashyizeho nyine izo green screen, akayizamura wenda ahantu hafi runaka bitewe n'ama green screen bashyizeho, akaba yayitwara uko abishaka nyine. Urabona nka gutya iri kwikaraga, n'ubundi niko biba byagenze. Yarangiza sasa agakuraho ya background akayijyana ahantu ashaka, wenda akaba yayishyira nko kuri White House, akaba yayishyira kuri presidence runaka. Ubwo natwe ikintu tugiye gukora, tugiye kwigurukiriza rero hejuru ya convention center. Turaza twapurayinga ya effect yacu, baduhereze kikara tuze tupestingemo hano. Already urabona ko indege yacu ihise igurukira wenda hejuru y'ikirere cya convention center. Uri kubibona nyine yavuyeho. Ubwo tuba twamaze already kuyishyira kuri green screen, urabona ko yavuyeho. So rero
warangiza ikindi kintu kiba gisigaye nyine ubwo uba ufite ibipimo byawe wakoresheje, niyo mpamvu uri kubona twebwe ibipimo byacu bitari guhura, ariko urabona ko nyine uramutse ubonye ino video wabona ko ari indege irimo kugurukira mu kirere cya convention center hejuru yayo. So rero ubwo uba wabipimye nyine, cyangwa wenda reka turebe nk'akandi ga footage dushobora kwifashisha runaka kabikwereka neza cyangwa se kabigusobanurira neza. Hano tuba ari utuvidewo nyine dufite two kwifashisha, ashobora nko kuzana wenda iyi footage akaba ariyo ukoresha nyine ngende kukwereka, ariko wowe nujya kubikora ugomba kuzaba wagize ute, ugomba kuzaba wateguye ibintu ugiye gukora, kugira ngo nyine bibe bisa neza cyangwa se bibe biri ku murongo. Gende rero ndi kubyifashisha kugira ngo mbe nakwereka uburyo ki bigendamo. Wenda tuzane video. So rero urabona ko nyine nta bintu bigoranye birimo, nawe ubwawe wabyikorera. Wowe ikintu usabwa gusa ni ukuba wagenda nyine ugafata ibyo bipimo byawe kabisa, ubundi ugategura nyine, ugafata izo green screen zawe ukaba wategura. Urabona ko nta kintu na kimwe bisaba, ni ibintu byoroshye cyane nyine, ni ibintu nawe ubwawe wagira gute wakikorera iwawe mu rugo. So rero ngayo nguko nyine, nguko uko bikorwa, nguko uko bigenda, nawe ube wabigerageza utangire ubyikorere, nta kintu na kimwe kigoranye kirimo. Reka ngushimire ko kubanye natwe muri iki kiganiro cyangwa se muri kuno kwiga nyine. Mwibutsa ko ushobora gusiga comment hasi icyo udasobanukiwe, tukaba twagufasha nawe ukaba wabasha nyine gusobanukirwa neza ibyo waba uri gukora cyangwa se n'uburyo ibyo turimo gukora ngaha bigendamo. Reka ngushimire rero, kandi mwibutsa ko ugomba gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye ubana natwe. Ciao ciao.